guys. Karibu cyane. Thank you. God bless you. No sound? If you guys nimuramuka mwumvishe hari ibintu bitari kuvuga neza, just give me a sign so I can arrange all my speakers very well. Nizere ko muri kunyumva, niba muri kunyumva mumpereze thumbs up. Can you guys listen to me? Thanks. Tugiye gutarama rero umwanya mutoya, hanyuma ndabiza amasaha arakuze, ariko mu kanya tuza kuba dusoje. Mwami Yesu, turagushimiye, turakunezerewe, tuguhaye icyubahiro ko uduhaye akanya keza nk'aka ko kuri imbere yawe. Tugiye kuramya, tugiye guhimbaza izina ryawe, turaguhaye ikaze kugira ngo uze ubane natwe. Sengera umuntu wese uri budukurikire kugira ngo umuhereze umugisha, umwiyereke, kandi niba harimo urwaye umukize mu izina rya Yesu. Niba harimo utishimye umusubize ibyishimo kubihitaramo mu izina rya Yesu. Niba harimo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, umusange, umugenderere, ineza yawe ibe ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. So, kambwira abandi ko turi live, hanyuma dutangire. Ari kumwe natwe.
igihome kidukingira. Sinzi niba audio yanjye imeze neza, but I hope muri kunyumva. Yes, ndumva muri kunyumva uko biri kose. God bless you. Thank you for coming. Anyemeza ko ndi umunyabyaha
God bless you.
atari wanyeretse ibushima ibuzigata nta kintu mfise no kwirata nta n'ikindi nzigera mbona atari wanyeretse ibushima ibuzigata nta kintu mfise no kwirata nta n'ikindi nzigera mbona atari wanyeretse ibushima ibuzigata uri mwiza imbabazi zawe nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe ijuru barahimbaza no mu isi turaririmba icyubahiro n'icy'umwana w'intama wanesheje satani umunyago ubutware bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo wanesheje satani umunyago ubutware bwose ukwiriye icyubahiro
nanze gusoma comment cyangwa niba nkomeza kuririmba but mwihangana turayoborwa n'umwuka w'Imana. Nintera wakajisho nkabona indirimbo mwasabye ndayiririmba, nintayibona mwihangana. Doraga kisakata umikarizu yawe anukuza undi we mutima
erega ni byiza ibyo ureke iby'igikundiro cyinshi manikiye urwandiko umutima kw'indirimbo nayo ibaye gufi n'ubuhe bwoko bufite umwami ubaba hafi imana yacu yafata umwanya nibura nkandika iby'amateka dufitanye twaromatanye no mu matange Gorigota we iyo ujya umubera erega ni byiza ibyo unekerezaho iby'igikundiro cyinshi bandikiye urwandiko rw'umutima rw'indirimbo nayo ibaye gufi Hallelujah. Baho baho yewe ndubeho baho baho yewe ndubeho Yes.
cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro byo bitumye ukiriho, ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro byo bitumye ukiriho, ko abandi beza ndetse ko kurusha abakubeshi ndetse n'abakomeye ari mu bituro we niki watanze, ubwo ni ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye, Uwiteka gushakaho ni gukiranuka ukamwubaha, ubwo ni ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye, icyo Uwiteka gushakaho ni gukiranuka ukamwubaha. Ikubita agashimba na umuntu bamujyanone ushaka Uwiteka bishoboka ko abona, ikubita agashimba na umuntu bamujyanone ushaka Uwiteka bishoboka ko abona, umunyabyaha ntareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka aramubabarira. Indirimbo ndayikunda cyane. Ubwo ni ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye, icyo Uwiteka gushakaho ni gukiranuka ukamwubaha, ubwo ni ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza nshuti yanjye. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Ndabizi ko abantu bari hano muri benshi ku buryo umuntu abaye icyifuzo mushobora kugisengera kandi Uwiteka akacyumva. Rero mubwire ko tuvugana none aha ngaha muri Congo abanyamurenge barimo baricwa cyane, bari mu bihe bitari byiza, bari mu bihe byo kubabazwa. Rero mbasabe kubasengera kandi mubaragize Imana cyane, Uwiteka abarinde abagire neza muri ibi bihe. Dufatanye twese kubasengera, kandi ababishoboye muze gusharinga information kugira ngo to raising awareness. Abona poste nabipostinze kuri Instagram ndetse n'abandi hirya no hino mwagiye mubikora kuri Twitter. Kindly please share the information kugira ngo Uwiteka tugirire ibambe, atabara ababyeyi bacu, atabara inshuti zacu, abavandimwe bacu. Sofa ntabwo tuzi icyo gukora, ariko nyine Uwiteka n'umurengezi kandi abasha kubarengera. Rero dufatanye twese tubaragize Imana, tubasengere kugira ngo turazi neza ko ari icyo Imana yabavuzeho kandi izabatabara. Rero nta dukeneye gusa ko Uwiteka akomeza kubaproteja. So nubona hashtag yitwa Save Mulenge, kindly share it. Niba ushoboye nawe bipostinge kugira ngo to raising awareness. Maybe someone somewhere will help, you never know. Kandi nanjye mbona umwanya wo gukomeza abanyamurenge, mbabwire ngo Uwiteka abakomeze imitima, abafite ababyeyi, abafite inshuti n'abavandimwe. Turuzwe Imana ibasha kugira icyo ikora, nta gutinya. Uwiteka n'umurengezi wacu. Murakoze cyane.
ashimwe n'icyubahiro n'iby'umwana w'intama, ikuzo ndetse no guhimbazwa n'iby'uwameneye amaraso. amaso yacu yabonye byinshi
mwakoze cyane kubana natwe. Nishimiye menye rwose Yesu ko ari umukiza wanjye, niwe wacunguje amaraso, yambwiye ko ndi umunyabyaha, ntiyanandizera arankiza, nibyo ndirimba nibyo mvuga, Uwiteka bamwishe cyane. Abaje bakererewe, indirimbo nyinshi twaziririmbye, nzaririmba twayiririmbye, baho twayiririmbye, simfite isoni zo kwinjira, yambabariye ibyahise, kumbe nasanze ko yabuye Yesu, ngo naraye kurure niseguye Kristo, amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru, naraye ku marembo y'ijuru, simfite isoni zo kwinjira, yambabariye ibyahise, kumbe nasanze ko yabuye Yesu, ngo naraye ku rurembo niseguye Kristo, amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru, naraye ku marembo y'ijuru, naraye ku marembo y'ijuru, naraye ku marembo y'ijuru.
message nagerageje gusoma zanejeje zamaze ku mutima, ndabona twanezerera hamwe twese. Imana ibamugisha rero. Hopefully ndizera ko tuzajya tuza hano kenshi tugatarama, nibura nka rimwe mu kwezi cyangwa kabiri, simbizi uko dushobojwe. ariko mwakoze cyane, Imana ibamugisha. Ndabona amasaha 5:00 wawe, isaha yose irashize.
gushimira buri muntu wese wabonetse hano hantu uyu munsi. Reka urukundo rwawe guhishirwe ku buzima bwe. Unyemerere mwami, iri joro napfukama gusenga umwumvire, naguhamagara umwitabe, nagushakisha kubone, nagutabaza mutabara. Nsengera umuntu wese urwaye aho aryamye ku buriri, umukize mu izina rya Yesu. Umuntu wese wabanye natwe afite icyifuzo, afite umutwaro uremereye yikoreye, ndakwinginze ngo uwumuture mu izina rya Yesu. Ugire neza buri muntu wese wabanye natwe. Uyu mugoroba w'umugisha kuri buri muntu wese wabaye hano hantu mu izina rya Yesu. Ndaseze Nyiringabo kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe utaramanye natwe uyu munsi ngo mupfire ubusa. Ntihagire umuntu n'umwe utaramanye natwe ngo mupfire ubusa mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina ryawe, kugira ngo mu mahanga yose habemo abizera babeshejwe no kumvira. Ndakwinginze ngo umuntu adukurikiye atamuzi uyu munsi amumenye. Wifuza gukizwa umukize, umuhe agakiza mu izina rya Yesu. Arakoze Yesu, icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Twongeye kandi gusengera bene wacu, abavandimwe, ababyeyi, inshuti, imiryango b'abanyamurenge bari muri Kongo, bari kugirirwa nabi, bari guhunga. Ubasange mwami, ubatabare, ubereke urukundo rwawe bari, ubagirire neza, ubarinde umwanzi, ubarindire ubuzima, urinde abana bariyo, urinde ababyeyi, urinde inshuti n'abavandimwe n'imiryango yose iriyo. Data ubakize muri ibi kuko niwe mutabazi wonyine bafite. Urakoze Yesu, icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Abantu baje nyuma dusoje, erega ni byiza ibyo untekereza, iby'igikundi cyinshi wandikiye umutima, kuko iyi ndirimbo nayo ibaye ngufi. Erega ni byiza ibyo untekereza, iby'igikundi cyinshi wandikiye bw'umutima, kuko iyi ndirimbo nayo ibaye
ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mbifurije ijoro ryiza. Abari mu Rwanda of course no mu karere dutuyemo, abari hakurya nabo komeza mugira umunsi mwiza n'akazi keza. Thank you so much. Urakoze cyane. Cyo twibuka gusabira n'abatagira ababasabira. Batanze ibitekerezo, Imana ibahe umugisha. I can't thank you enough, you guys, for supporting me, for all the energy mugenda munyereka urukundo no kuri Imana ibahe umugisha cyane, ibahe umugisha cyane. So izi live rero we are planning gutangira kuzikora kuri YouTube, at least every week tujya dukora live kuri YouTube. Imana nidufasha, for goes well, tukajya dukora hose kuri YouTube ndetse no kuri kuri Instagram, Facebook na Twitter. I'm still thinking about it na bagenzi banjye, hopefully ko bizagenda neza kugira ngo tujye turushaho gutarama. Tuzongera gutaha rero nindamuka nongeye kugira courage zo kuza gutarama. Ntabwo nyamyibuka cyane, ariko sometime abantu bo muri team dukorana barambwira, you know what, it should be live today. Nkabona kubitekereza naho ubundi rwose biba byanciyeho, ariko Imana ibahe umugisha. Ku migezi nzajya mbamenyesha rwose. Ku migezi, okay, ku migezi hari umuntu abonye wakomeje kwandika ku migezi cyane, reka twicaraga ku migezi Babuloni tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite, tugapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka dukiza amaboko, yabatuyanye w'iminyago aradutabara, tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe, twasaga n'abarota kudutashye, amarira atemba kubera ibyishimo, indirimbo zuzuye ibitabo byacu ubwo twitegeraga imigabane, tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo byishimo.
bashe kukubwira ijambo genda ubeho ndabivuze genda ubeho baho yewe genda ubeho baho yewe genda ubeho wemagufa yumagaye umva yewe genda ubeho wemagufa yumagaye umva yewe genda ubeho aranyitegereza urukundo ruramusaga ati genda ubeho aranyitegereza imbabazi ziramusaga ati genda ubeho aranyitegereza urukundo ruramusaga ati genda ubeho aranyitegereza imbabazi ziramusaga ati genda ubeho ufite ikimenyetso cy'amaraso uruwanjye n'uwawe ibyo ni jye ubivuze ufite ikimenyetso cy'amaraso uruwanjye n'uwawe ibyo ni jye ubivuze. Thank you so much. God bless you. I have to go now. Mani bamugisha cyane. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Mani bamugisha cyane. Murakoze. Thank you. All right, good night. God bless you.